ese muvuye he? Tuvuye gutembera. Tembera? Urumva gutembera ari ikibazo? Oya, ntabwo ari ikibazo. Nyine wenda hari ikibazo. Jori, genda mu nzu mande ngayo na muyomba wawe. Nta kibazo. Ese nzakubwira kugeza ryari? Iki nakubujije kugendana n'uyu mukobwa ntabwo wumva. Nuze gutembereza umwana ni ikibazo. Gutembereza umwana iki numara kujyana nawe akazakuvumbura wowe ubwawe uzamukira. Umva nange sindi ikigoryi ku buryo nakivamo sibyo? Rero kongera gutembereza umwana kumva atari ikibazo. Rero ntabyo nkeneye, nta n'ibyo nshaka. Nkeneye kuri uriya mwana umureka ubuzima bwe ndabuzi. Wabyumvise? Nabyumvise. Tumuka numva imbere. Ese mwana bimeze bite se? Abantu umeze neza rwose. Umeze neza. Mbese mwana mu Rwanda babonye iki se sha gitandukanye no muri Zambia? Sha mu Rwanda hano ndabona nta kibazo, ndabona amwe mumeze neza. Ntabirenze. Mbese mwana Zambia se sha muraturusha iki ko Amafaranga bahari yose byose ubona hose hari amafaranga. Tuba tumeze neza nabi. Gusa nyine bakora turi mu dutandukanye, ukarya abana ukajya koga ku mazi. Amakuru se yanozanya amaroni se? Amakuru y'amaroni. Sha amaroni arahari ariko Bimeze siporo. Isaza. Amakuru y'imezi se? Sha neza mwana. Kwari wabuze isibyo. Sha cyabaye ngombwa ko mpura na murumuna washe waje. Biba ngombwa ko dutindana abanyine tuganira gato. Kandi wowe murumuna wande? Ntabwo muzi se? Wowe sinzi rwose. Aba nyine ntari bimwana. Ariko simwizeye. None se? Agenda gaso. Ako rwandegereje uratinda nyine. Sha nyine ntabwo nyine nishimiye yuko babona. None se mu mahanga byari bimeze bite? Urebye ntabirenze. Nabonye nta hari ibintu bitandukanye, ibigo bitandukanye. Wakora byinshi wajya mu masiporo, wajya kwiga, waba umuhanzi, wajya mu bigo byigisha gukina amafilime. N'ubuzima mbese bw'igihe Shaka bisa ndabibona mayaje. Ntabwo mani bro. Ndabona hanze haba hameze neza. Sha bimeze neza pe. Ntabwo mani. Nacaci duciri nkigira hanze. Wowe gitameze neza mani. Wowe kiraraga kwemera ukajya hanze. Ndabona iki cyo ntabwo nakikwemerera. Shaka izindi ziri bicishamo ntabwo byashoboka. Vuga ikindi pe. Najyaho nkiba mani. Gusa njyewe ndicyo navuga wenda kuri ibyo. Erega mu Rwanda hari impano nyinshi. Hari abafasha abantu kujya mu mafilime, hari abafasha abantu kujya muri siporo, hari abafasha abantu kwiga, hari abafasha abantu gukora ibikorwa bitandukanye. Ibyinshi biri mu Rwanda wakora. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye hanze. Ubwo mvuga ngo mungire inama. Tuba tukugira inama nyayo. Aho ngaho rwose iyo nama yo rwose nayikugira wigire ashaka ahantu bakina filime cyangwa se ushaka ahantu baririmba urumva ugende pe bakwigisha. Icyo nabikwemerera rwose nta kibazo. Okay naribi. Bashimiye mu mitemo neza. Nese amaro. Cyane twimukira umuti. Cyane sawa nta kibazo nyine tu kandi nabishimiye nyine tu naho ni sawa. Ariko nyine gerageza wihangane uhinduke. Ndaje nigire kuririmba aho ujye mbona televiziyo. Kandi ntigende. Sajya hanze ntiyashyushye mwana. Twakwigirira mu bisema. Ese ko mbona uri
gutekereza cyane. ntabwo ndi gutekereza cyane. nta kibazo gihari. ahubwo se Jolie witeguye kubona umusaza wa nyuma y'imyaka yose? Hari ikibazo se ngenda mwiteguye cyane rwose. Ni byiza niba ubyiteguye, ariko nizere ko uzajya umutembereza hano hose kuko nta hantu azi. Ni inshingano zanjye kumutembereza nkamwereka ukuntu hano hose hameze. Ahubwo ikibazo mfite ngewe ntabwo ndanishimiye cyane kuba wambwiye kugira musaza wanjye. ese urumva ari ikibazo? umusaza wawe arahari, ahubwo uyu munsi araza. Ndabyishimiye cyane gusa nyine ndizera ko tuzajya turahana nawe. Ose kazi. ariko uwo mukobwa ugende umutegure mu cyumba cy'abashyitsi kuko nta muhungu urana n'umukobwa. Kubera iki se si musaza wanjye se? umusaza wawe ariko nta muhungu urana n'umukobwa ntawe pe. Nta kibazo. ugende utegure mu cyumba cy'abashyitsi niho azajya arara. Nta kibazo ndazamutunganyiriza nyine gucunga bashaka. Ahubwo ikibazo mfite ni uko nyine ikihe? amabanga mwagiye mumpisha ndabona agiye gusobanuka gake gake. ndi kumva nta mabanga yandi yari ahari. umusaza wawe yavuye ku ishuri nyine niyo mpamvu ari. Nose umusaza wanjye yize imyaka yose ndinze nkana gutya ntabwo ndamubona be nari. ariko uramumenya. Nta kibazo rwose ndabyiteguye nyine cyose mbyizeye neza. ubyizeye neza? genda nyine utumenya mu cyumba cy'abashyitsi araza uyu munsi. Sawa. ubushyuhe busigaye buri yo kavuyo meze bite se na ntari bisa ku muntu siko nibajya kukubwira mana siko mfite ishera ariko kare kuko se sana ndamufite mana se biri seriye seriye hagusimana wazamurekeje tukajyana kumusura kare ahubwo se wazamubwiye tugaburira ahantu cyangwa ukamubwira akaza hano akoze ko ari byo ase bazabyemera azabyemera akoreka nzamubwira ase yazaza hano mana ukamunwa ariko ntanamutwara nta n'ibirenze ashobora kumbona agahita agwamo nyine nkahita nanjye mwifuza ushobona se akushaka rirata ntabwo kakwemera ukuntu nihirinze kugira nyine aba si ko yakwemeye mana ntabwo uzi ukuntu nihirinze karirata we ntabwo kakwemera nanjye ariko nakwihirinda hirinze ute se cyane nibyo kubyihorere ariko nyine nzamubwira azamutu ariko we yumvira furesheri z'inaha mu Rwanda. Kare nizere ko rero umaze kumenyera hano mu rugo. Maze kumenyera nta kibazo. Birimo biragenda biza pe. Ni kwisanzura kuri buri kimwe cyose ahangaha sibyo. Jolie ni kujya umutembereza rero ukamenya inaha i Kigali uko hameze. Ariko kumutembereza ngenda bikora rwose. Sabizi se? Nta kibazo pe. Nta kibazo nanjye. hari ngiye kubwira muyomba wawe gushakira akazi numara kumenyera bajya gukora akazi. Ariko mujya munsetsa. Igihe cyose mwere bavuga ngo mugiye kunshakira akazi mbigera mu bitangaza none Kalisa nawe muzashakira akazi. Mbega dore cyo gushakira akazi keza. Nyine nzareba wenda Kalisa muzamushakira akazi keza nk'uko mubivuga. Ariko Jolie humura wa akazi kazaboneka kandi akazi keza sibyo. Akazi wishimira kuri buri kimwe cyose. Ntacyo abona Kalisa muzamushakira akazi da. Ariko njye nta n'ikibazo mfite. Akazi nzagakina amaze kumenyera iminsi igenda nzagenda maze kubyumva nzagerageza ndebe uko nakabona nacyo. Kalisa rero kuba muri Kigali bisaba gukanura amaso. Utazabona ibiguruka ukavukana nabyo sibyo. Kandi birashimishije niba uzamanza ukamenyera hano ukamenya ko hameze kuko ndizera ko ugize akazi byaba byiza kurusha. Gusa nanjye ndabyishimiye kuba turi umuryango duhuriye hamwe turi kumwe ni kwibiranishije cyane sibyo kandi yisange pe.
nanjye ndabyishimiye cyane nk'uko nishimiye kubona n'abavandimwe. Mariya rero nizere ko inshingano yawe yize. Aba bana bagomba guhabwa uburenganzira bwose bushoboka muri uru rugo. ntacyo wambura na Mari. bimeze bite se? ndabona nyine ahantu habaga hameze neza. byari biraho nta kibazo. nishimiye kukubona nyine, Yego. ndabona ari ibintu byiza. Ni byiza cyane gusa ntihatabi. kubera iki? si neza urabona hano hameze hageze. Ahangaha hameze neza. Hano ntabwo namenyera neza ariko urazamenya hari kubera kirima yoshyuye cyane kuko tutabimenyera. Muri Kenya haba kirima yoroheje iri mu wayene ntabwo bishyuye cyane. oya twe twamenyereye izuba nyine, nuko nyine tumaze kumenyera, wasanga no mpamvu tubibika. ntabwo bibika. Gusa nk'ikigiza none bavuze oya ntacyo nyine mbwiye ahari. na umumama wanderaga yijya yambwiye ajya gupfa mbere yo gupfa gato ukuntu twabura dukunda kuganira. none ukuntu ababyeyi bakuru bakunda kuganiriza abana ariko bakababwirira mu marenga mu migani akaba atafungura ngo avuge byose, ariko nyine waba uri umuntu ufite mu mutwe ugahita ubyumva. yajyaga ambwira ngo hari imitungo irina n'iki, ubwo navugaga ko umunsi nagize amahirwe yo guhura nawe hari uzabimbwiraho ukuntu sini ubyumva. njye nabyumvise kuri Ngabo na Mariya babiganira, ariko ntabwo nyine babizi ko mbizi. niko bimeze nyine, bazi ko nta kintu kimwe tuzi, ariko nyine kuva wowe ubizi umuntu wakureze yabikubwiyeho nyine urumva ko ari ibintu byiza. njye nanjye narabivumbuye ku giti cyanjye kubera ubu ngubu tuvugana bazi ko nta kintu na kimwe nzi. ubwo ntibizaba ikibazo sera? nanjye bigomba kuba ikibazo kubera ko tugomba kwigarurira ibyacu. byaba ari byiza ariko n'urugamba bizatugora. aya nta kintu cyo kugora Imana, ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye. dufite gukora byinshi cyane, tubarekeye ntabwo byaba ari byiza. niyo mpamvu rero ngomba gukora ibishoboka byose tukagaruza ibyacu tukajya tukabibamo bakabivamo bakagenda. niko bimeze. ahubwo reka nigire mu gikari ho gatoya, ubwo turaza dusubira ntacyo. sinange kandi ariko uzi yuko uyu mugabo yambwiye afite sheri. karakureye niko yambwiye kuri se yabimbwiriye ahantu runaka. Umva ryarese. Nejo bundi tu gafite sheri. gafite sheri. uri mutipe ndakizi ni igiteka mitwe umva yabikubwira byemera. Narabyemeye. Man uri mutipe yigize gukinisha umutima wa murumuna wa sheri wanjye. arimo kubeshya ngo gafite sheri se waye ndamufite man. abaye se ntabwo umuzi Jolly, ntabwo umuzi Jolly se murakunda sana kucyavuze ko yanyanga ibyo nakubwiraga. Jolly se uyoboye ibyo bakoreye famille yabo. ako bro wagiye ureka kuvuga ibyo utazi man. misoro usikare waduhaye ikiraka cyo gukora biri ngo guki ntabwo ibyo bintu bisobanutse ntabwo byumva. niyo mpamvu rero kuva aramaye ikiraka akaba nanabizi, niyo mpamvu atakwigoranyanga. turakundana rero. nyese ni iki cyabyemeza yuko ariwe guhaye ikiraka kandi yari famille yishe? fata icyo kare waduhaye ikiraka kandi ufate ko atakwigoranya ngo ariwe nawe wamaye ikiraka. rero ujye uvuga iby'ubuzima. ihangane by'isi ntiwamenye iby'abantu iki gihe by'isi nta mabanga. hasha ntakundi nyine. ese mari bariya abantu ugenda uzana buri munsi hano kweri uri kubona atari ikibazo turi kwikururira muri uru rugo? numva nta kibazo gihari kuko Kalisa umuntu wamureraga yarapfuye kandi uriya mwana abona amutererana. ikibazo ni umuhungu kuko se njye binteye ikibazo. mbese umuhungu wumva ari ikibazo? ikibazo kirimo aje ntaragera ku cyo nifuza kugeraho. nicyo ushaka ko utamenya. njye nashaka gufata amazina y'abari ababyeyi ba bano bana tukayiyandikaho, ariko harimo ikibazo kimwe. nagezeyo nsanga mbere y'uko bari ababyeyi bapfa amazina y'abariya bana niyo banditse ku mitungo yabo. sinzi rero ukuntu ndi bubigenze. rero n'ubundi uri kwihuta cyane.
ndigenze gakeya ndizera ko bizashoboka. Undi ukuntu mpumuriza ashaka ni ukuri. Nta kibazo Ariko hari ikintu nkumbuye. ni igishya. Jari mbaye kunyenza. Nyuma ndanika. Ona nsubyane. Ubu nta mwanya afite wo kuryama. Ndi gutekereza byinshi cyane ubu. Wansi ubutekereza iki wagira ureka gutekereza ko ibintu byose byacyo. Ni byinshi cyane harimo n'imitungo yo mu rugo. Ibiki se? Ya. Ubwo urabizi. Ko nafashe ingabana niwe bari gusoma. Bake. Kare. Ibi ntabwo bishoboka. Imbona nkubona. Ntabwo bibaho. Ariko banza bamwe itabi. Byarabaye. Ntabwo bishoboka. Njye narabibonye ubwaye ngiye maze iminsi bakurikirana mu kimwe cyose tuntu bose bagenda bakora. Ibyo bintu se bikura reka tumaranye njye nangabona Maria ko ntarabona bakora. Wabibona ute ko ntacyo wawitayeho? Reka. Ntabwo nanabyemera sinanabyumva rwose. Ni ukuvuga ngo bafite ukuntu bavuze nawe kwicaye numva baravuze ngo barashaka guhindura amazina yacu bakayavana ku mpapuro y'imitungo yacu bagashyiraho iyabo. Ubwo urumva ko kana ibyo bintu bishoboka. Ubu se kumva kana ari keza impapuro zacu bayizindura amazina bandika amazina yabo. Ibyo bintu bishoboka. None ubwo urukumva bitabirangiye nyine tugomba gukora ibishoboka byose tukabihagarika. Ibishoboka gute utanyizera ko bisaba kubanza kunyizera ibyo ndikurikirana. Uswa nigeze kumva ngabona Maria bari kuganira baramubwira ngo afite ukuntu yiteganyirije. Ahubwo ndashaka kumenya ikintu yiteganyirije icyo ari cyo. Hari ahantu numvishe ngewe bavuga ko baguze inzu kandi inzu baguze bayikuye mu mitungo mu babyeyi bacu. Ndashaka kugenda nkamenya iyo nzu baguze aho iherereye kuko bayikuye no mu mitungo yo mu bintu byo mu rugo. Nyine nubikurikiranye uzabikora n'ubwenge kubera ngo wakuvumbuye no kugukuraho umutwe nawe. Ntabwo yamvumbura bindekere nge nzabikora. Nta kibazo. Ntabwo nicaye ubu nta mahoro mfite narabitunganye neza. Sawa. umusaza ariko numvise ngo ka gakobwa karakwanze shawahora n'ikimana karanze kandi akunda ntapfu yigeze birebire ntabundi kumbaza cyane nishaka kunshishura wabitewe nuko nyine namenye amakuru yuko nyine kakwanze ariko ubundi ntabirenze ntarebe komeza Jody. Hey. Kamba na muri kugenda. Ahantu twatuva no hepfo. Umuzanye. Wese. Witwa Polo. Yari sheri wanjye ariko twaratandukanye.
uyu nguyu yitwa Kalisa ari musaza wanjye yabaga muri Kenya. Ese burya ufite musaza wawe? Namufite Cyane wanjye Kalisa. nuko nyine none si uyu nguyu se ko ntamuzi. Umushiti wanjye asigaye aba mu rugo. Ariko mubana na Maroni gusa. Dufite abashiti bese uzagenda ubona n'abandi. Ni byiza ntareba ndumva ari byiza. None se ubwo ariko nta kibazo. Bashaka bose. None se si byinshi nshaka ko tuzaganira nyine. Ntareba ndazi kuguhamagara. Ese nta kibazo. Sabro. None se kuri murare buriya mutite cyane yo bite mubonye ute? Yakane biraho ngaho. Kubera iki se biraho? Ntabwo uri kumureba cyane ngira ngo muranziranye. Usanzwe mukunda nari. Sibizi se uriya muntu ndamukunda cyane sijye ko mujyomba yivanga mu rukundo rwacu. Ako cyamukunda nacyo. Cyamukunda. Ndacyamukunda cyane nyine cyane pe. Tujyanye no kubikomeza. Cyane nonse ndabikomeza se mujyomba azabinyumira. Zatewe nta kibazo. Ntareba nimba no umushimiye nta kibazo tuzakundana. Nta kibazo. ariko se sheri tuzakomeza kwisha gutya kugeza ryari? Njye ibingi byo kugomeza twishahisha njye ndumva mbirambiwe. Ni ukuri reka dukundane tuve hano twigire kwibanira tuve no mu buzima bubi ndi kubona hano sibyo? Nese barabana bona babaho gute? Ariko surareba Juri na Kalisa urareba ari abana batoya bashobora kwita ahubwo reka twigendera. Reka mubwire ibintu n'ibyo gupanga reka basi mbitekerezeho ejo nzagusubiza. Sure. Isundi urankunda? Cyane. Kweli? Uriya muhungu urashaka umurekera iki? Urabonye ari bogari kandi nta kibazo. Polisi nyine wapi mwese ko mujomba yambuje gukundana nawe. Nyine mujomba yarambwiye ngo ntabwo azi kwambara ipantaro ngo nukuri aho ntacyo mazi nyine. Ubona nta rukundo afite se? Nyine afite urukundo ariko nyine mujomba yaramubwiye ngo nta kintu afite twazanshakira nyine afite nuza kantu amafaranga. Mujomba ntabwo ugomba kumenya urukundo nyakuri. Uba ukeneye urukundo uzi bizagushimisha, uzi ko ugomba kwitwara, uzi ko ugomba kubaho, niwe ugomba kumenya uwo ugomba gukunda utazakubabaza. Nugenda ukurikiye amafaranga nyuma ukazabona n'ibibazo byinshi. Ntose nakora iki? Wowe ugomba kumenya umusore niba azi gukora, aragukunda agize ute, ntacyo uzahurana nacyo mu buzima bwawe, ntazakubabaza. Nukuri pe Paul yarankundaga nanjye ndamukunda ariko mujomba nyine yarivanze mu rukundo rwacu. Yarambe ko nta kintu afite ngo ngomba gutuza akanshakira umuntu ufite amafaranga. None je waje no kurikira amafaranga nyuma ukazabana. None sinabigenza ute? Nemeje inama mujomba nyine nakurikije. Ahubwo nka musaza wanjye gomba kungira inama. Nimba nakomeza ngakundana nawe cyangwa ngakomeza. Ngo nge ntabijyamo. Gusa ugomba kubanza nawe ukareba neza. Wowe ukeneye urukundo, ukeneye kuzabana neza, nawe ugomba kubaka future yawe. Ugomba kubyigaho neza. Nshobora kureba wenda hari icyo cyiza namubonyeho, njye wowe wamubonyeho kibi ntazi ugasanga ndamukwemeje. Wowe ushaka urukundo rwiza nawe ugomba kumenya uko kwitwara. Nta kibazo. Ntabwo nyine